Ikintu namaze kubona ku amafaranga ntabwo yifuza umuntu uyashaka nk'uwayataye, kuyashaka cyane yego nibyo, ariko akenshi na kenshi abantu bayafite cyangwa se n'abantu bayatunze bakubwira yuko iyo igihe cyawe kitaragera ntabwo amafaranga akugeraho, gusa nanone nawe ubigizemo uruhare amafaranga yakuzaho vuba vuba. Ikintu cya mbere rero cyatuma amafaranga akuzaho vuba vuba ni uko ukora cyane ariko nanone ufite intego. Birumvikana uramutse ukora cyane udafite intego n'ubundi nta hantu byakugeza. Akenshi umuntu ajya gusaba akazi kubera ikintu akeneye, ujya gusaba akazi kubera ko nta mafaranga ufite, ujya gusaba kubera yuko ushaka wenda kugira ngo ubone igishoro, ujya gusaba akazi kugira ngo nawe ubone igishoro utangiye kwikoresha, ujya gusaba akazi kugira ngo wenda ubone amafaranga yo gufasha umuntu runaka. Byaterwa na famiye yawe, wasanga nta kintu mugira mu rugo cyo kurya, akaba ariyo mpamvu wagiye gusaba akazi. Uyu munsi rero niba uri ahangaha urimo kumva iki kiganiro ukaba wenda ukorera abandi, mbere na mbere yo kugira ngo ako kazi ukaveho ugasezera ugende, banza wibuke cya gihe bwa mbere ujya kugasaba ubundi byari bimeze biti, cya gihe bwa mbere uza muri ako kazi byari bimeze biti. Noneho utekereza uvuga uti ese nicyo gihe cyo kugira ngo akazi mbe nakavaho, kubera yuko impamvu akenshi na kenshi akazi tukavaho tutaragera no ku ntego zacu. Hari igihe ugera ku kazi amafaranga ukayafata kubera ko nyine bakwishyura buri kwezi, ugasanga uhise wongera uyikuraho. Hari ukuntu umuntu amafaranga ahita yikuraho, wenda ukayagura ibintu utari ukeneye, wenda ukayafashisha abandi bantu wenda atari bugaruke vuba. None ukazajya usanga buri kwezi kujya kurangira nyine uhora ufite inyota y'amafaranga. Buri gihe iyo batinze kukwishyura usanga uri wa muntu nyine muri ba bantu batera induru ugasakuza ukavuga uti kweca mutaha amafaranga yanjye. Nta nubwo baba bashaka kukwambura, ahubwo ikibazo cyawe nuko yayandi baguhaye ukwezi gushize wayariye nabi, noneho ukajya kugera muri uku kwezi kundi nta giceri na kimwe uhagaze. Iyo rero wisanze muri iyo situwasiyo byakugora ko amafaranga yazaza agusanga, amafaranga ajyaho ayandi ari. Niyo mpamvu uzasanga bavuga ngo ibyiza bijya aho ibindi biri, ngo umukire ngo n'ubundi ngo nyine, ugasanga abantu bari kuvuga ngo ngo aho amafaranga ari niho hajya ayandi. Nyine iyo bintu sinzi impamvu utajya ubiha agaciro. Ni ukuvuga ngo amafaranga yo akunda wa muntu uhora nyine ayagundira, wa muntu nyine. Ahantu dukunze kubiganiraho pe, keretse niba utajya wumva videwo zacu, umuntu wese ugundira amafaranga amugumaho. Ikibazo ni ukuyagundira kuri bamwe, ku bandi ukayarekura. Ni ukuvuga ngo uyagundira kuba wafasha famiye zawe, ukayagundira kuba waguriza inshuti zawe, ukayagundira byagera ku bakobwa ukayabaha kugira ngo muryamane, byagera ku bagore ukayabaha, byagera ku biyobyabwenge, byagera ku kiryabarezi, byagera kuri kariya kantu kariya kanyagwa bakita ngo iki ni aviyata. Ibyo byose rero wabirebera hamwe, ugasanga nyine amafaranga ntabwo akunda umuntu uyarekura. So iyo ugiye gukora akazi rero nta ntego ufite, byanga byakunda amafaranga araguhunga. Rero kugira ngo nawe uzisange ukora bikagenda, banza urebe uyu munsi akazi ufite ukeneye iki. Nusanga hari ikintu ukeneye, katuvuge wenda urugero, kadufate ko ukeneye gukora bizinesi. Si nkeneye kumenya ngo ni iyi, ushobora kuba ushaka bizinesi yawe yo gucuruza amakara, ushobora kuba bizinesi yo gucuruza inkoko, yo korora inkoko, yo kuzajya ucuruza ibitoki, ibirayi, ibitunguru. Byaterwa na bizinesi wumva utekereje aka kanya. None se ugiye gukora iki? Numara kumenya ikintu ugiye gukora, niba ari ukwizigama, banza urebe niba nta deni ry'abantu ufite. Nusanga ufite amadeni y'ikintu runaka, banza ucyishyure. Niba umara kwishyuza ibihumbi 10, niba kwishyura byishyure, ubanza uve mu madeni. Iyo umaze kuva mu madeni nibwo utangira gusevinga. Ntabwo uzizigama ufite amadeni, ntabwo byakunda. Umuntu ufite amadeni kwizigama n'ubundi ntacyo biba bimumariye. Rero niba nta deni ufite, tangira wizigama uyu munsi, ariko nanone uharanire uvuga uti niba nshaka gutangira umushinga wenda wo guteka capati, ubundi ifarini irangura ngahe? Ifarini ubundi uriya mufuka w'ifarini se si 31. Aha ugasanga wenda idomora ya buto, wenda akadufata idomora, ariko abenshi bahera ku ka 15 ka buto, ugasanga wenda idomora ni 50 cyangwa se 60. Aho ngaho ugahita wumva ko bifashe mu 90. Ukagenda utekereza utwo tuntu twose, ukavuga uti nkeneye 200 ngatangira umushinga wo guteka capati. Cyangwa ukavuga uti okay, ngiye guhera ku mafaranga make y'50. Ngure wenda frying pan, ngure buri kantu kose ku buryo biri buhure n'50. Ugatangira ugateka capati zawe, ukazajya ucuruza amagi. Ibyo bintu byose birashoboka.
Rero ku muntu wese ushaka gutera imbere nanjye ndimo, ikintu cya mbere ni uko tugomba kuba twakora dufite intego. Iyo ukora ufite intego amafaranga ntabwo yangiza. Reka tuvuge urugero, niba uvuga uti ku kwezi nibanyishyura wenda umushahara wanjye nishyurwa wenda umushahara ni 1,100, nzakora amafaranga yo kwishyura inzu nkureho azajya amfasha muri uku kwezi, wenda niba ari uguhaha ibiryo mbihahira icyarimwe, noneho asigaye mvuga ati buri kwezi nzajya nizigama ibihumbi wenda 40. Kuvuga ngo aho ngaho uba wizigamye 40% by'ibyo winjiza. Kuvuga ngo mu 100 wizigamye 40, 60 uyakemuza utundi tubazo runaka. Rero 40 buri kwezi ujye kuba n'umwaka amezi 12 ujya gusanga ugasanga ufite amafaranga menshi wa muntu. Uba ufite amafaranga menshi ntabwo nta mafaranga menshi ayo ngayo. So rero iyo ushaka gutera imbere byanga byakunda urabanza ukareba ese ukeneye iki. Iyo umaze kumenya icyo ukeneye nibwo utangira kumenya ngo ndizigama gute. Iyo umaze kumenya ukuntu uri bwizigame urabanza ukareba niba nta madeni ufite. Iyo umaze kumenya ko ufite amadeni urayishyura, warangiza ugatangira ukizigama ukiha intego y'amezi 12 ukavuga uti buri kwezi reka neme niba mpembwa 1,100 nizigame make nangize menshi. Ibyo bintu birakora pe. Izigame make basi wangize menshi. Kuko kugira ngo uvuge ngo reka nizigame 70,000 ngo noneho ngo rangize 30, iyo mibare yabipfuye. Abantu benshi baragushuka. Wowe niba ukorera 1,100 nta kibazo 60 byangize, ariko basi wizigame 40, uvuga uti 40 ntabwo akorwa, niyo nahora n'ikibazo runaka ntabwo akorwaho. Ujye wisigama 40 ukwezi kuzajya kurangira amezi 2, amezi 3, gutya amezi 6, umwaka ufite amafaranga afatika. Bizaba rero ari choice yawe yo guhitamo ngo ese umwaka ko rangiye mfite angahe. Mfite 200,000. Urebe mu 200,000 ufite, urebe niba hari business irimo, usanga hari business irimo wakora uhita ugenda ukore. Ariko twamaze kumenya yuko n'ibihumbi 10 bifite business na 20 bifite business, ariko se umuntu ufite 200,000 gute wambwira ngo nta business wabona? Ikintu cya mbere musige mwitwaza ngo imisoro. Muri iki gihe usigaye utangira business nta muntu kubaza umusoro mpaka imyaka 3 irangiye. Muri iyo myaka 3 rero maze kureba ko hari ikintu kivamo nibwo utangira gusora. Kandi ikindi nanone nekiza ko ntabwo wasora, ntabwo wafite business y'ibihumbi 15 ugende ujye gusora amafaranga wenda ameze nka yabare. Wenda ushobora kuba watanga y'isuku yaho ucururiza, ariko nekiza ko burya imisoro nayo igira level irimo. Rero ni gutyo byakagombye kumera kugira ngo ubone amafaranga wakoresha izo nzira nkubwiye. Umuntu azazanga akubwira ati uko wabona amafaranga kubwira avuga ibintu 20 ku buryo azajya kurangiza ibintu 20 nta na kimwe urakuramo. Byaruta nkazanga akubwira ikintu kimwe ukagikora, ejo tukavuga ikindi ukagikora, ku munsi ejo tukavuga ikindi ukagikora. Rero ahangaha niba ushaka kugira ngo uzamenye yuko amafaranga ari ikintu cy'ingenzi, ugomba kugira gute, ugomba gukora ibintu ukunda, ikindi ugakora ufite intego y'icyo ushaka kugeraho kandi ukirinda amadeni. Kanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ikindi kiganiro.